Rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ibice 5 dusome umurongo wa 20. Abefeso ibice 5 turasoma umurongo wa 20. Nahabonye reka dusome 22. Aravuze ngo bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Tuvuge ngo amen. Kuri 25. Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Twese tuvuge ngo amen. Yesu nashimwe. Ndabizi abantu iyo batashye ubukwe baba bananiwe kandi bakareba gahunda ziri buze gukurikiraho bakabona biragoye. Baraza gukurikiraho kwifotoza, haze gukurikiraho reception, haze gukurikiraho gutwikurura, haze gukurikiraho iki kindi gutaha. Urumva ni hafi saa 6 za nijoro. Ubu rero ibintu ngiye kubabwira mfite ubwoba ko mutabyumva, ariko ngiye kubaciramo muri makeya. Tuvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Ubundi ntabwo ari giye uzazana imperuka cyangwa se sije wigisha ingo z'abashakanye gusa cyangwa se abagiye kubana, ngiye kubanyuriramo muri makeya. Mu nkundire rero mvuge ibintu bibiri ku rubyiruko n'ibindi bintu bibiri ku bashakanye. Ubwo bibaye bingahe? Byonyine. Ubundi ngo yego. Reka ze mvuge ibintu bibiri ku rubyiruko, none ndavuga ibindi bintu bibiri ku bashakanye, niturangiza dusezeranye abageni bacu. Tuvuge ngo amen. Ikintu cya mbere mvuga ku rubyiruko, Bibiliya yatubwiye ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Ubwo icyo urubyiruko rugitware mu mutwe ko atari byiza ko umusore aba wenyine, si byiza ko umukobwa aba wenyine. Ni ibintu Imana yagenzuye, ni ibintu Imana izi nk'iturusha ubwenge twese, yabonye ko atari byiza ko umuntu aba wenyine. Uriya musore ukuntu arimo ndeba kandi buriya ari ibana, ntabwo ari byiza. Namwe muri abasore mwarashatse, wowe uri umusore narigize muri abasore mwari kuba mwigiye ku ruhande. Si byiza ko umuntu aba wenyine, ntabwo ari byiza. Ku bugenzuzi bwakozwe n'ijuru, ku bugenzuzi bwakozwe n'Imana, basanze ko atari byiza ko umuntu aba wenyine. N'abari barimo bagambirira kujya kuba bonyine, ntabwo ari byiza ko umuntu aba wenyine. Imana yarabigenzuye, ijuru ryarabigenzuye, Bibiliya yarabigenzuye, basanga umuntu adakwiriye kuba muri geto wenyine. Yajya arya amandazi, ibishishwa akajugunya aho hafi, ibisogisi byaba bijugunya ahantu hose, ibintu byose byaba bitereguye hejuru, nta suku yabiri aho hantu. Yajya arya amandazi, yajya mu icyayi. Si byiza ko umuntu agira gute? Umumera mu kiganza umuntu kwegera ubwira ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Urubyiruko niba cyumvise mwarimu, urubyiruko niba cyumvise jambo, ntabwo ari byiza ko umuntu aba wenyine. Icyo kirumvikanye, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Icya kabiri nacyo ni kirareba urubyiruko. Haleluya, haleluya, haleluya. Urubyiruko iyo rugiye gushaka rufite ibintu byinshi cyane rureberaho cyangwa se rwitwaza kugira ngo rujye gushaka. Bamwe bareba ubwiza, bavuga uriya mukobwa ni mwiza cyangwa uriya musore ni mwiza. Abandi bakavuga ati mpaze kuba iwacu, reka nze njye gushaka. Abandi bakavuga ati abantu bandembeje bambwira ngo njye gushaka. Mbega umuntu atekereza ibintu byinshi yagiye gushaka ari urubyiruko, yaba ari umukobwa yaba ari umusore, akagira n'ibintu byinshi cyane kugira ngo ashingireho ajye gushaka, byinshi. Ariko biriya bintu byose bashingiraho ni byiza, ariko ndashaka kubwira urubyiruko, mbwire abasore, mbwire n'abakobwa, ibintu babiri bakwiriye gushingiraho. Abakunda Imana muvuge ngo amen. Ikintu cya mbere mukwiriye gushingiraho mwa rubyiruko, mukwiriye gushingira ko kubana ari umushinga watangijwe n'Imana. Haleluya. Ibintu by'ubwiza umuntu atangira ari mwiza, yamara kubyibuha akazana amajigo bigashira. Umuntu atangira ari inzobe, ashobora gukora gisida, isura yose ikagenda igahinda. Niba rero warashatse ubwiza, hari igihe kizagera umuntu azana ibicece,
hari igihe kizagera umuntu ahinduka igikara, hari igihe kizagera umuntu azana amajigo, hari igihe kizagera umuntu ajya agenda yunamye. Ubwo azaba akiri mwiza nk'uko wabishatse. Numa warashingiye kuri icyo kintu rero uzatandukana. Ukwiriye gushaka ushingiye ku bintu bibiri. Icya mbere ukwiriye gushaka uvuga ngo uyu no mushinga watangijwe n'Imana. Haleluya. Ngiye kwinjira mu mushinga w'iki? W'Imana. Imana yavuze ko atari byiza ko umuntu aba wenyine, ngiye kwinjira mu mushinga w'Imana. Umushinga rero utarangira, urangira ku mperuka. Haleluya, haleluya. Kuko mu ijoro abantu ntibazabana, nta mugore n'umugabo bazababana. Urubyiruko icyo ngicyo nicyo mukwiriye gushingiraho ko ari umushinga w'Imana. Icya kabiri mukwiriye gushingiraho, mukwiriye gushingira ku rukundo gusa. Ibindi byose by'ubwiza ushobora kugira umugisha ukabibona, ibindi by'amafaranga ushobora kugira umugisha bikaboneka, ibindi by'inzu n'abana n'ibikiro kuva ngo ngiye gushaka mbyare, ibyo bintu byose ni ibintu Imana ishobora kuguha ikabiguhamo nk'umugisha, ariko ukwiriye gushingira ku mushinga w'Imana no ku rukundo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Urubyiruko turarangije rero, ntagiye n'abubatsi uvuge ngo amen. Abubatsi ngo nabo navuge ko babwira ibintu bingahe? Tuvuge ngo amen. Icya mbere nshaka kubwira abagore, reka mere ku bagore cyangwa mere ku bagabo? Ku bagabo. Kubera iki? Nibo bakeneye kumva. Mwebwe se mwe murumviraho. Abanyarwanda baba bazi ubwenge. Iki gihugu kigira abantu bazi ubwenge gutyo. Bamuzi ubwenge we. Reka mere ku bagabo, kuko n'ubundi nibo batangira bavuga. Abagabo Bibiliya yabahaye inshingano imwe gusa. Muri Bibiliya ubundi abagabo bafite inshingano nyinshi, ariko ngiye kubabwira inshingano imwe gusa, izindi muzagenda muziga ahandi hantu, abandi bazazibaganiriza, ariko ngiye kubabwira inshingano imwe y'abagabo ku rugo. Bibiliya yatubwiye ngo bagabo mukunda abagore, niyo yonyine muri bujyane. Bagabo mukunda abagore ba. Imana itegetse ko, tuvuge ngo amina, ko abagabo bakwiriye gukunda abagore ba. Urukundo muri siyansi bavuga yuko urukundo nta definition wapfa kubona, ahubwo igiye kuvuga urukundo uvuga ibikorwa byarwo. Haleluya. Urukundo ni wavuga ngo ni iki? Iyo uvuze ngo umuntu aragukunda ni uko akugurira imyenda, ni uko kuganduka. Bagore mugandukira abagabo banyu, bya bindi byo kwirwaza n'ibirimo, bya bindi byo kurarana ibikoboyi n'ibirimo, bya bindi bya bindi byose nibigize gute? Ibiri ni ukuganduka. Nimba ari inyama ni inyama, nimba ari ji ni ji, nimba ni ukugira gute? Ni ukuganduka. Nimba wegere umugore mumbwire ati ni ukuganduka. Nimba umwegereye mubwire ati ni ukuganduka. Ukuganduka ku manywa, ukaganduka mu gitondo, ukaganduka saa sita, ukaganduka nijoro, ukaganduka ibihe byose. Ukagira gute bene data? Sindi mu inshingano nyinshi, nta bitaza kubacanga, bitaza kubavana. Mutwari imwe gusa yo kugira gute? Mwari mubizi, iyo umugore atagandutse umugabo nagira gute? Iyo umugabo atakunze umugabo nawe umugore nawe nagira gute? Bwira umuntu kwegera ngo ni kimwe kuri kimwe. Ni kimwe kuri kimwe. Iyo umuntu atakoze ibimureba n'undi nawe nakora ibimureba. Ubwo rero ibyo ushaka ko bagukora, ariko hagize abantu bamvugira ngo amen. Abagabo barimo barafashwa. Iyo umuntu adakoze ikimureba n'undi nawe nakora ikindi. Nimba ushaka ko bakugandukira igagukunda, nimba ushaka ko bagukunda igakuganduka. Ubu sinarekera aha kwe. Nimba ushaka ko bagukunda igakuganduka, nimba ushaka ko bakugandukira igakugira gute? Zana gasakoshi urebe ko batakugandukira. Nushaka umubwire ati ukangugera rero wongera ugaruke, azajya yiruka kuko azanyaka cyangwa kamvirope. Abagore bashobora kuba barahuye n'ingorane zikomeye. Iyo utamukunze ntabwo aganduka, iyo utamugandukiye ntabwo agira gute? Ni kimwe kuri kimwe. Icyo ushaka ko bagukorera banza ukora icyawe. Soza urugo rwubakwa no kwihangana. Tuvuge ngo amen. Nabyumvise. Urugo rwubakwa no kugira gute? Utaza kujya ureba abakobwa hariya bataraza gutangira wirakaza.
ngo bari hehe ngo ko bataje nibaje nyine Imana ashaka kwigisha kugira gute kwidore ngaba baraje ngaho Imana icube zamura Imana icube ngaba baje ariko buri Imana ashaka gutangira kukwigisha kubaha kwihangana tukirahanga urwo bakora kugira gute no kwihangana bafite ibintu byinshi yaguhishe uzabona mu bana mugeze mu rugo byinshi byaguhishe iyi si marayika uzanye koko ari barambaza ngo koko se afite ibintu utarabona ushobora gusanga agona akarara ngo nijoro ryose ukabura ibitotsi ntuzazindukira hano uzamubwira ngo pastor ng'uyu muntu ngo twazanye aragona nkubwiye uyu munsi kuko niba ushaka kubaka urugo ukwiriye kugira gute kwihangana ese kugona ni ikibazo gushiririza ibiryo urumva ari ibintu byashenge urugo si gushaka hariya mu biro ngo umuntu yashiririje ibiryo birashirira arana ibiryo bidashirira hari umuntu utarari ibiryo bishiririye kwe reka dusezeranye turabaza tuvuge ngo amen reka dusezeranye rero abageni bacu ariko mbere yuko tubasezeranya reka n'ubundi nsabe mwarimu Damascene yigire hino yongera abanza asenga Imana asengere rino jambo ry'Imana twumvise kandi namwe musenga Imana iri muganduka urugo rwanyu ruri mu manegeka barimo baravuga yuko 75% z'ingo ziri mu manegeka nuko babuze ibyo bintu bibiri byonyine umwe yabuze gukunda undi abura kuganduka abandi babura kwihangana Mana turagushimiye twumvise ijambo ryawe kandi iri jambo ryawe n'umuyobozi mwiza ijambo ryawe n'umuyobozi mwiza ari aba basezeranye uyu munsi ari natwe tumaze igihe twubatse ibyo biratureba ari urubyiruko rw'abasore n'abakobwa bari ahangaha nabo bumvise ijambo ryawe bumvise bareba kuko ntabwo ari byiza kuba bonyine ibyo barimo kurebaho bindi ntabwo bifite agaciro gifite agaciro n'urukundo no kubaha Imana urakoze bw'amagambo twumvise kuko twese niyo mpamvu wavuze ngo ubukwe n'ubwubahwe n'abantu bose ubu ngubu abasezeranye umunsi barabyumvise ariko n'abari ahangaha hari ibyo batuzaga ariyo tuza twese twumviyeho kandi iradukebuye urakoze ko tubyumvise kandi tugiye kubishyira mu bikorwa mu izina rya Yesu Kristo amen. Reka muracyemere yuko Vincent ndetse na Beata bakora ubukwe uracyabatangira ubuhamya ubigaragarisha ibiganza mwese byose byazamutse Imana ibamugisha muracyemera yuko Emmanuel ndetse na Christina nabo basezerana ngabo bigaragarisha ibiganza turebe kuri atabimanitse uracyemera ko basezerana yari yarangaye baremera ko musezerana Imana yacu yahabwa icyubahiro toro ribatangiye ubuhamya none reka tubaze rero abahagarariye imiryango turabaza abahagarariye imiryango yo kwa Vincent uhagarariye umuryango wo kwa Vincent arahaguruka atubwire nimba ibyo bagombaga gutanga barabitanze kwa Beata byose byarakozwe kandi bigenda neza barabitanze byose reka tubaze uhagarariye kwa Beata twumva ubugihagaze tubaze uhagarariye umuryango wo kwa Beata twumve ko babibonye byose kandi byageze komera Imana yacu bashimeje cyane wagise urarokotse Imana iguhe umugisha reka dusabe uhagarariye umuryango kwa Emmanuel nawe ahaguruka tubwire ko ibyo basabaga gutanga mu miryango bigendanye n'inkwano za mbere ndetse n'inkwano za kabiri byatanzwe byose uhagarariye umuryango kwa Emmanuel mwarabitanze byose twarabitanze komera Imana yacu amashyi ariko ubuhagaze uhagaze twumve ko mwabitanze reka dusabe uhagarariye umuryango kwa Christine nawe ahaguruke atubwire ko babibonye mwarabibonye inkwano za mbere n'iza kabiri byose mwabibonye nta kibazo komera Imana yacu bashimese cyane nabitanze rwose Imana ishimwe muhaguruke rero tubasezeranye muhagurukire rimwe nta kibazo banze musuhuza ariko itorero ryose banze musuhuza itorero ryose haleluya haleluya amina amina reka dukomeze na gahunda zacu imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ndakubaza we Mukeshimana Vincent ko yemeye kubana n'uyu Nyiranjishi Beata ngo akubere umugore mushyingiranwe mu itorero uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana
haba munezero cyangwa mu mabaro, mu byaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, ntuzigera wifuza abandi bagore, uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Ndabyemeye. Zamura ikiganza cy'iburyo uvuge ngo ndabyemeye. Umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo ndakubaza wowe Nyangabe Emmanuel ko wemeye kujyana n'uyu umutoni Christine ngo akubere umugore mushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba munezero cyangwa mu mubabaro, mu byaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagore, uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Niba ubyemera bazamura ukuboko kw'iburyo uvuge ngo ndabyemeye. Ndabyemeye. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo ndakubaza wowe umutoni Christine ko wemeye kubana n'Unyangabe Emmanuel ngo akubere umugabo mushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu munezero cyangwa mu mubabaro, mu byaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagabo, uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Urazamura ukuboko kw'iburyo utubwire niba ubyemera cyangwa ubyanga. Ndabyemeye. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Ushyira ibyo bipapuro hasi. Mbere yuko dukomeza izindi gahunda, turagira ngo Emmanuel abanze atwereke umufiyanse we, acyari umufiyanse. Twereke umufiyanse wawe. Urimo urareba iki? Irwane. Muhobere. Pesa hobera mutama. Muhobere rwose. Haleluya. Haleluya. Babonye uko abasaza bahobera. Ongera umuhobere tugwande mahirwe ya kabiri. Okay, sawa. Imana ibahugisha mu izina rya Yesu. Reka twumve rero amasezerano y'aba bene data akomeza kumbera barabisinyiye mbega. Ukuboko kw'iburyo kuba kuri hejuru. Njyewe Nyangabe Emmanuel sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu mutoni Christine ngo ambere umugore dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzareka kwifuza abandi bagore, nzakomeza kuba umwizerwa ndateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo cyangwa Yesu agarutse. Imana izabimfashemo. Komera Imana yacu amashyi menshi. Ni cyacu. Ni
Yesu, ni Yezu, ni Jesus, ni Jezi. Ntugire ikiniye Yesusi, ni Yehoshua. Ntugire ikibazo, ururimi rwose wabivuga. Mana yacu ishimwe cyane. Zamura ukuboko kw'iburyo. Njyewe Umutoni Christine sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imbere y'imiryango yacu ko nemeye kujyana n'uyu Nyangabe Emmanuel ngo ambere umugabo dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana. Nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzareka kwifuza abandi bagabo, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Imana izaba yifashemo. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Amen. Tuzanire impeta. Giteranyo wabonamo impeta ivuga ibintu bigera nko kuri bitatu. Icyambere ivuga iravuga ngo nkweguriye ibyanjye byose. Haleluya. Ivuga ngo rero Emmanuel weguriye Christina ibyawe byose. Nimba ari n'ahantu waguze ikibanza n'umwambika impeta biraba birangiye. Uraba umweguriye ibyawe n'amadeni ufite yose n'izindi ntambara zose ufite muzajya muzisangira. Impeta iravuga rero ngo nkweguriye ibyanjye byose. Ikindi impeta ivuga ubutware. Ikindi nuko impeta idafite itandukanye iteranyirije, no kuvuga ngo n'urukundo mugiye gukundana cyangwa se urukundo mwakundanye uyu munsi musinye yuko utazagira ikirutandukanye. Tuvuge ngo amen. Ngo rero impeta n'ubundi hano hari amagambo dusoma, ariko ndashaka gutanga promotion kuri aba bageni bakavuga ibyabo bashaka. Umwambika impeta uvuga ibyawe ushaka. Umutoma Vincent arawushobora, uvuga ikintu ushaka banzu irebemo iyo uravuga ati nkwambitse impeta wenda uko ubishaka. Hari ibyacu tuba twarateganyije, ariko ngiye gutanga promotion kuri aba bantu. Ari ikibazo terero muramboho uvuga ibintu ushaka byose kandi byinshi birundanyije. Iyi myametire ya bikoreye shaka ibintu rundanya rwose ko wasoma, ariko nijye nyoboye nijye musumba wawe. Twagiye zana mikorana nta gusoma birimo. Nkwambitse impeta kuri itariki ya 19 z'ukwezi kwa munani nk'ikimenyetso cy'urukundo, nka gihamya mu ruhame nakurutishije abandi bakobwa mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Mu Rwanda cyangwa mu mahanga, cyane ko nahagenze. Nzakomeza kurutisha abandi bakobwa bose guhera none kuzageza Yesu Kristo agarutse. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane kugeza igihe Yesu azazira. Wabitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, zakomeza kugukunda kugeza Yesu Kristo agarutse. Komera Imana yacu amashyi menshi. Namwe mwereke abakiristo ko Imana ibakomeje muri aya masezerano. Imana yacu ishimwe cyane. Dusabe abadiyakoni badukurira noneho dusengere bene data. Twese duhagurutse, ababyeyi mu bature ibintu bikomeye. Yesu
tugushimiye kubw'uyu munsi mwiza waduhaye, umunsi w'amasezerano, kumva amasezerano y'abana bacu. Abangaba babaye mu gihe gitandukanye, babaho badasezeranye, ariko uyu munsi urabishohoje kuko uri Imana. Baciye mu nzira zitandukanye, imyaka 19 ni myinshi, ariko uyu munsi babonye ukuboko kwawe. Uyu munsi baje mu tubasabiye umugisha Imana, uri Imana itanga umugisha. Bahisemo kuza mu nzu yawe ngo bakure umugisha w'Imana. Turabasengeye izina rya Yesu, dusengeye urukiryi rwabo ruzavemo abahungu n'abakobwa, dusengeye ibyo bakora, dusengeye byose kuri bo, dusengeye abashyitsi bazabasura, dusengeye byose bazakora, dusengeye urugendo rwo mu gakiza. Uwiteka uzabane nabo, Mwuka Wera azabane nabo, bazabona Imana, bazabona ukuboko kwawe. Iteraniro ryose dukomeye Imana amashyi, tugushimira kubw'ineza yawe mu izina rya Yesu Kristo. Amina, amina. Buri muntu ahagurutse mugenzi we. Kububasha mpabwa n'Imana amatorero ya DPR mu Rwanda, nemeza ko uyu munsi kuri iyi tariki Emmanuel abaye umugabo wa Christine, kandi Christine abaye umugore wa Emmanuel. Icyo Imana yateranyije ntihakagire ugitandukanya. Amen.